umuhungu imfura ya Mbonigaba agira icyo avuga nawe. Haleluya. Cyo navuga kuri mama yatureze neza, turamukunda. Tugaburiraga tukabaho, none yaduherezaga ibyo twashakaga. Cyo navuga mama turagukunda, niyo haba iki tuzahora tugukunda. Amen. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga inyuma ya Sami. Kadusoma ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, ibice 10. Ico gice cyose hagira umuntu witeguye akidusomere, simvuga menshi cyane. Samweli wa kabiri, ibice 10 uwo murongo. Reka masome. Aravuga ngo Risipa umukobwa wa Ayiya yenda ikigunira acisasira ku rutare uhereye mu itangira ry'isarura ukageza igihe c'imvura y'umuhindo. Yashyaniye kuri izo ntumbi, ntiyakundira ibisiga byo mu kirere ko bizirya ku manywa cyangwa inyamaswa zo mu ishyamba ziza nijoro. Amen. Ndashima Imana ko mbaye kuri uyu munsi wa Nyabeyi. Ejo narafashwe cyane, numva ndanezerewe, numva subijwemo imbaraga, ariko ninjiye hano numva ncitse intege, tekereza ubuzima bwose twabanyemo na Nyabeyi, numva sinzi ukuntu mbaye. Impamvu usomye iri jambo, Nyabeyi twagiranye igihango twicaye ku musozi wa Kampala Prayer Mountain, twari abantu 4. Turavuga ngo aho umuntu wese azagwa atari ahantu wasaba wenda indege, ubushobozi bwinshi burenze, umuntu azahabe ashyingure mugenzi we. Muri abo bantu twari kumwe amaze kwitaba, umwe ni Kabuye, undi ni Nyabeyi, ubu ngubu undi ari hanze, nanjye uri hano. Ndashima Imana ko mpagaze kuri uyu munsi wa Nyabeyi, ico gihango twagiranye kibayemo iryo sezerano. Imana ishimwe. Nyabeyi ndamuvuga mu bice 3. Ndamuvuga nk'inshuti yanjye magara, nongere muvuge nk'inshuti yanjye mu mwuka, nongere muvuge nka mukeba wanjye mu muryango ndimo. Nyabeyi twarasangiye, twamwitaga Risipa, niyo mpamvu somye rino jambo. Groupe twabagamo twari twaritanye amazina. Nyabeyi yitwaga Risipa, ushobora kuba mutarizi, ariko abandi twabanaga muri groupe bararizi. Nakundaga no kuri muhamagara, nanjye nitwaga Dibora cyangwa se Debora, n'abandi bari bitwa ayandi mazina. Nyabeyi twarasangiye kuva 2009 ngeze Kampala mvuye Cangugu, turataramana, nibwo namumenye, tubana mu bihe byiza, turararana, turasangira, turambarana inkweto, imyenda, twabanye mu buzima bukomeye ndashobora gusobanurira umuntu wari we wese. Nyabeyi turataramana, tugirana ibihe byiza, twari tukiri n'abana. Yabaga kwa Sebaziga, namushimira cyane, yagize uruhare runini kugira ngo Nyabeyi abageze kuri iki gikorwa cyangwa se agifite agakiza muri we. Twari tukiri batoya, ari babana baje gutarama rimwe na rimwe bacitse, kubera ko ari ibintu byatubagamo. Sometime Sebaziga akaza kumukurayo kugira ngo abyuka aje ku ishuri, ariko araguma aratarama. Tugirana ibihe byiza Kampala birenze uko twobivuga. Twajaga ku musozi kenshi, twarasenganye mu byumba by'amasengesho. Nyabeyi yari inshuti yanjye magara. Nyabeyi
ndamushimira kuko yambereye inkingi ikomeye. Nyabe yagiraga nk'ibintu bitandatu mvuga by'ingenzi. Nyabe yakundaga guseka, twaraganiraga, yakundaga kumpamagara ngo Dibora, twaba tuganira akakwitegereza nkuko mabuko yavuze, yakundaga kwitegereza, rimwe na rimwe akaba yavumbura ikintu ushatse kuvuga, akakwitegereza kandi utavuze ijambo riremereye agaseka akageraho arira. Yagiraga amagambo make cyane. Nyabe yagiraga ikindi kintu camurangaga, yagiraga ubugwaneza. Nyabe ntiyarakaraga kubera ko nari muzi, niyo yagiraga ikibazo twarahuraga akambwira ngo Dibo, ngo tuvugana menshi ngo reka ntambuke. Ico gihe nabaga nzi kuko afite ikibazo kimuremerereye, nagera mu rugo nkongera nkamuhamagara akambwira ngo zozi duhurire ku cumba tukaganira nkamenya ikibazo yari afite. Ico ni ikintu cya kabiri Nyabe yagiraga. Cya gatatu Nyabe yagiraga ubuntu cyane. Iyo Nyabe yabaga afite amafaranga yo hanze nariye bwanjye bwa mbere ni Nyabe wayampaye. Mukuru wiwe nari muzi nkiri umwana, kugeza ubu namubonye uriya wavuye hanze, namubonye yaje mu kiriyo, numvaga yenda karanyisha. Umunsi wa mbere amwereza amafaranga tutaramenya n'ibintu byo hanze, wumvaga ari ahantu kure nyine, yarampamagara ambwira ngo Dibo, ngwino nkubwire ngo ubu twakize, ngo mukuru wanje yanyohereje ifaranga. Uwo munsi tugura soda, umwe ari kwanywa 4 n'amandazi 4, undi akanywa 4 n'amandazi 4. Nanabwiye Imana ngo ifashe sindire kuko Nyabe yari inshuti yanjye cyane, twarataramanye. Ikindi Nyabe yagiraga ubuntu bwinshi burenze, yaranzi ku rwego ruri hejuru, nanjye nari muzi. Iyo nazaga mu mavuga butumwa hano kenshi nakundaga kumuhamagara, rimwe na rimwe nkarari wiwe ngasasa ivarize nkamubwira ngo ngwino tora amakanju, akazana yewe nanjye ngatora. None ubushize igihe nari ndi hano ndambwira ati none twaraganiriye tugeza nka saa 8 tukavuga ibyo mu ngo zacu, tukavuga iby'igitaramo. Arambwira ngo nambwira yego none uko ngiye kugenda udatoye kanju bimeze bite? Arambwira ngo Dibo, mufite amakanju menshi. Ndambwira ku buryo nta kanju nawe mwokwifuza, hari amakanju yaragezweho y'abagore ibi bitenge bikomeye. Ndambwira ati twarari. Arambwira ngo ariko ngo Dibo, ngo reka nditware, ngo you never know, ngo dushobora kutongera kubonana. Ibihe byose twataramanye na Nyabe, hari igihe twigeze kuba mu bihe byiza, turatarama Kampala ku musozi tugira inzara. Ico gihe twari tuba mu buzima butari bwiza, basaza bacu nyine baduhaga amafaranga ariko ntatugerere nyine ku byifuzo byacu ko byari bingana k'abana b'abakobwa. Turatarama ico gihe ngo tugeze iminsi n'inzara iraturya, dusenga Imana, turavuga Imana watuzaniye amafaranga ko inzara itwishe. Inyoni iva mu giti irazitibura 5,000 by'amagande. Izo mvuga hari abahamya bari hanze twabanye barimo baradukurikira, kandi nabo ndabashimira kandi bihanganisha. Turarya turasohoka turatarama. Kuri Prayer Mountain habaga ibyumba by'amasengesho, iyo twamara udutenti bamwe barazishuraga, none twagira ibitotsi tukaja kuryama. Nyabe yakatubwiye muza musha kuryama gute? Twaje ku musozi. Nkambwira no wowe uzumera gute? Nyabe yari umutaramyi. Nyabe yakundaga ibintu byiherereye. Nyabe aza muri uyu muryango nshatswemo kwa Shemeki Mbonigaba. Shemeki Mbonigaba ni umwana mwiza, ni muramu wacu dukunda, ni umukristo. Twese twifuza ko yobona umugeni mwiza, twese twifuza. Umugabo wanje arambwira ati mfite muri umuna wanjye ni umwana mwiza, nzashaka sinakenera umugore umutera stress. Ari abagore baza mu ngo bagasanga n'ibyari biri ku murongo bakabijagaraza. Arambwira ati tukeneye umugeni mwiza. Ndamubwira ngo mfite umugeni. Uwo muri umuna wawe niba ari umwana mwiza, urumva nibwo nari nkigera mu rugo arambwira ngo ndabihamya neza. Ndamubwira ati naje ndabihamya neza ko nta kibazo na kimwe azamutera. Turabahuza barubakana. Ndashima Imana ko Nyabe yabaye umugisha w'umwacu aho nshatswe, akabagiye nanjye bimesheje ishema, akabagiye ari umukozi w'Imana. Hari abantu bazabapfa bakabura babashingura, ariko mwabonye umuntu wese yobyibwira iki gitaramo cabaye hano. Ndakomeza Mbonigaba nkamuramu wacu, tuzabana n'umuryango wose ndawihanganishije. Nyabe yari umukozi w'Imana kandi tuzakomeza tumwibuke, tuzakomeza tumukumbure. Ntago mvuga ngo mwifurije urukore dashaka kuko aririmo, kuko yararikoreye. Umuntu wese aho yakoreye azahagera, ntabwo buri muntu wese azohagera. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwinshi. Arakoze cyane. Reka twumve Sami mu
hungu imfura ya Mbonigaba agira icyo avuga nawe. Haleluya. Cyo navuga kuri mama yatureze neza, turamukunda. Tugaburiraga tukabaho, none yaduherezaga ibyo twashakaga. Icyo navuga Gonzaba Ejuru Zarima Mosiana Iteka Sabana Nukanyeri na Bisi Oshimari Kuyeku Gonzaba Zarima Mosiana Fatwende kuri maduhuzo bisawe y'umuryango. Onima Nashima Gonzaba Namuyumuli Sabanamba Kizabu Onima Nashima
izina ryawe. ibyo ataranibwira Ibyo tutaribwira. Ibyo nibyo yabikiye ba nyirabeye nawe. Sawa! Duhimbaze Imana umunota umwe gusa. Hanyuma dusoze twakimiriza gato. Wino. Abamwe bazi hano hirya, abandi bazi hano hirya. Ukizamu. He